iyi ni serivisi ya bacteriology, ni indimi z'amahanga ariko tugenekereje mu Kinyarwanda ni serivisi yo kureba mikorobe ntoya ziri mu bwoko bwitwa bacteria. Nkuko muri laboratoire dupima tuba dushaka kureba ko umurwayi indwara arwaye twayibonera umuti ku buryo bwihuse tudapfuye guhimba. Hano rero ibizamini twakira harimo ibizamini by'inkari, hakabamo ibizamini by'umusarane, hakabamo ibizamini by'amaraso, hakabamo n'ibizamini by'andi matembabuzi yo mu mubiri w'umuntu. Iyo bije cyambere dukora ni ukubanza kureba muri microscope tukareba yuko izo ndwara zirimo. Ariko hari igihe usanga umubiri w'umuntu warakoze abasirikare bagiye kurwanya ya mikorobe, ugahita ubona ko hari abasirikare benshi ukamenya yuko hano hantu hashobora kuba harimo na mikorobe. Mikorobe rero uburyo tuyibonamo hano muri laboratoire dukoresha uburyo bugezweho bwo kuzigaburira zigakura, zamara gukura tugashyiraho imiti yazivura, noneho tukareba umuti wazivura neza, akaba ari umurwayi noneho akabumwa abizi neza ko wa muti ugiye kumukiza. Niyo mpamvu amacupa batuzanamo ibizamini yacu ni amacupa atagomba kuba afite mikorobe n'imwe kugira ngo zitaza kwivanga n'izo umurwayi arwaye tukagira ngo nizo umurwayi afite kandi arazabaye amacupa. Iyo tumaze kureba hano muri microscope tukabona yuko mu kizamini twapimye harimo abasirikare bakozwe n'umubiri w'umuntu bagomba kurwanya ya mikorobe, duhita tugenda hariya hirya tukajya kuvuga ngo reka turebe ese iyo mikorobe ni iyihe. Mikorobe zacu rero hano dufite ubwo harimo uburyo bundi baganyuzemo hagati bwo kuzikarasa cyangwa se kuzishyira mu byiciro, ukavuga ngo izi mikorobe ziri mu cyiciro runaka, hari izitwa garamu negatifu, hari izitwa garamu positifu, hari izitwa basile, hari izitwa koka. Ibyo byose ni indimi z'amahanga kubera ko mu Rwanda ntabwo turamara kubishyira mu ndimi z'Ikinyarwanda. Hano rero hari ibiryo biba byateguwe, ibi biryo ni ibyo bagiteri zirya cyangwa se mikorobe. Turabifata tukazigaburira, twamara kuzigaburira zikabirya zigakura. Iyo zikuze nk'uko bireba ahangaha zirigaragaza, zamara kwigaragaza tukageragezaho noneho imiti. Ariko mbere yo kugeragezaho imiti, kuko mikorobe iba yavuye mu mubiri w'umuntu kuri degree Celsius 37 imbere, no iyo tumaze kuzigaburira tuzishyira mu bindi byuma byabugenewe. Ibyo byuma biba bifite degree 37 ku buryo zikura neza nk'uko zimeze mu mubiri w'umuntu. Ubwo rero muri bwa buryo bugezweho dukoresha nuko aya ngana antibiotique twashyizeho kugira ngo tuzamenye se hanze y'umubiri antibiotique yica iyi mikorobe. Iyo tumaze kubona yica niyo twandikira muganga, noneho muganga we akaza guhitamo umuti wica ya mikorobe neza, akaba ariyo yandikiye umurwayi ku buryo umurwayi aba abizi neza yuko umuti muye wakwica ya mikorobe. Bino bizamini rero biratinda ugereranyije n'ibindi kuko bifata hagati y'iminsi 2 n'3 kugira ngo igisubizo kiba cyabonetse, kuko urumva yuko kugira ngo ya mikorobe uzayigaburire ikure, nimara gukura ugeragezaho ya miti na wa muti nawe ushobora kumenya umuti wayica neza. Urumva niyo mpamvu bifata hagati y'iminsi 2 n'3. Ubwo hari abana baba barwaye mu maserivisi atandukanye cyane cyane nka pediatri, baba bafite ikibazo cya infection mu maraso cyangwa se amaraso yabo yagiyemo mikorobe. Niyo bafata bakayishyira amanga y'amaraso ye, bamara kuyashyiramo mikorobe yabirimo ikarya bino biryo, yamara kubirya tukazashobora kwerekana ngo ese ya mikorobe umwana arwaye ni iyihe. Twamara kuyibona tukerekana umuti uzayivura neza, tukabikora hanze y'umubiri we, noneho tukamuha umuti tuzi neza yuko ugiye kwica ya mikorobe. Hari abafite ikibazo cy'ama-infection y'inkari cyangwa se mikorobe zagiye mu mwanya yo kwihagarikamo, hari abafite mikorobe mu musarani cyangwa se za nzoka ariko atari inzoka nka parasite ahubwo ari bagiteri. Hari abafite izindi mikorobe nyinshi zagiye mu matembabuzi y'umuntu, mu bihaha n'ahandi hose, zose zizangaha tukazipima. Twamara kuzipima tukamenya umuti uzazivura neza, twamara kubona wa muti tukabwira muganga tuti noneho kumuhaye wenda urugero wenda rwa amoxicilline ntabwo izamuvura, ariko n'umuntu umuti bita augmenté biragaragara yuko ari umuvure. Abantu benshi rero tubagira inama yuko bafata umuti bamaze kwipimisha muri laboratoire yacu muri ubwo buryo, ku buryo tubahitiramo umuti wa nyawo ugiye kumuvura, kuko abantu bose barwaye indwara imwe ntabwo bavurwa n'umuti umwe, bitewe n'uko hari imiti igira resistance cyangwa se kwihinduranya kwa mikorobe, bigatuma niba mikorobe yashobora kwihinduranya idashobora kuvurwa n'umuti yihinduranyirijeho. Ino firigo nayo ni firigo tubikamo ibiryo bya bagiteri cyangwa se byazaza mikorobe nyine ziri mu bwoko bwa bagiteri, tubibikamo kugira ngo bibe byiteguye igihe tubonye ikizamini tugiye
gupima tugaburira za mikorobe bitanga nko kujya tujya gutegura ibiryo, aho uburyo byacu bikaba biteguye igihe ikizamini cyose kiziye tugahita tugaburira mikorobe kugira ngo mikorobe ishobore gukura vuba itangiritse. Kandi biba byiza umurwayi wese atanze ikizamini kigapimwa hakiri kare kugira ngo umurwayi ataza kuremba. Niyo mpamvu tudategereza yuko tubona ikizamini ngo tubone gutegura ibiryo, aho uburyo turabitegura tugendeye ku busabe busanzwe bw'ibizamini, tukavuga tuti wenda mu cyumweru twakira ibizamini 50, ntabwo tugategura ibiryo bingana gutyo tugendeye ku ibarurishamibare.